Ndi Intore Semanza Jean Baptiste, coach Semanza, akaba ari njye mutwara sibo wa Imena Football Center Academy. Nkuko mwabonye ko abana bafite impano kandi twatwifuza kubageza kure, nkorana na staff nini idufasha kugira ngo abana bagire ku rwego rushimishije. Araza kocha igitekerezo cyo kuba washinga Imena Football Center cyaturutse nkuko mubizi muziko ndi Intore, nje nakinnye umupira, maze ukina umupira ngira ikibazo cyo kutawukomeza kubera ibintu byo kubyina, ko ari byo byatumye ngira n'igitekerezo ko nakundaga football cyane. Natangiye kwinjira muri football ndi umutoza muri 2011, ntoza ikigo cya Mutobo FC, ndakomeza njya gukina i Burundi, ndakomeza mwina mu bigo za groupe scolaire za college Nyemeramihigo, Ndangaburezi n'ahandi hose. Ndaza rero ngeze ahangaha kuri tapi ikiri ibitaka, mitacinga ikipe yitwa Imena Football Center, iri nini ijya no muri 3e division, ariko twabasha gukomeza. Haza kuba imbogamizi za covid ihitivaho, ariko nkomeza kugira umuhigo kugira ngo nkomeze noneho nzamura impano zikiri ntoya nk'umuntu wabigize umwuga. Imena Academy yatangiye ryari? Imena Academy yatangiye hashize umwaka n'igice itangiye, ariko yakomotse ku itorero ndangamuco Imena n'ubundi cultural troupe Imena. Harimo abana bahamiriza, harimo abana babyina, ariko tugira ngo dukore igitekerezo iki byaje mu mihigo yacu. Tuvuga noneho ubwo dushinzwe umuco na siporo, reka na siporo tuyiteze imbere, bitafata ya mbere njya kubyiga, njya kwiga gutoza, kubera ko hari n'amakipe menshi nakinnyemo. Noneho maze kubyiga rero mbona lisansi ya mbere nkaba nitegura kujya gukorera n'indi kugira ngo nkomeze niyongere ubumenyi n'ubwo guhereza aba bana ndetse n'abandi bakuru, ko babonye ko namaze no kuzamuka mu cyiciro. Akenshi tubona amarerero agiye atandukanye hano mu Rwanda, aho rimwe na rimwe ukajya kubona ukabona nakomeye cyangwa se adafite stabilité nyine. Wowe ni iki ubona itandukaniro riri hagati y'Imena n'indi, cyangwa se Imena ifite purpose? Twebwe intego yacu ni gukorana n'andi makademi, tukagira na partnership, nkuko mu kanya ripari academy dufitanye ubumwe, bagomba kuza bagira abana bakabafata bakabazamura bakabayishyurira amashuri yo bikunze. Icyo gihe rero umwana ufite talent ntagaguma mu Imena, arakomeza akazamuka. Nk'ubu abana twari dufite bamaze kugira imyaka 18 kugeza kuri 20, ubu nibo abenshi bagize Motari FC iri mu cyiciro cya gatatu, kandi murabona ko uri kwitwara neza. Baboneyeho no kuba abana kubera kandi ngiye bazamuye bangirira icyizere, ndakomeza njyana nabo kugeza ubu ngubu Motari FC ihagaze neza, kandi mwumvise ko nafite ibigwi. Ugarutse ku kintu cyo gukora Rutudemi, ese hari Rutudemi mu Rwanda tugiye dukomeye hano mu Rwanda, tuzi na Academy ka Paul Saint-Germain ariko gahari, tuzi ka Bayern Munich. Hari Rutudemi mwaratangiye gukorana wenda bwo hanze y'u Rwanda cyangwa n'uri mu Rwanda bwabukomeye? Uretse Academy kitwa Tony Excellence Academy kafitanye amasezerano na leta y'u Rwanda kandi gakomeye cyane, utundi tudemi natwe turateganya gukorana natwo, kubera ko akenshi baza gushaka impano ariko ntibabone aho bazikura, kuko imbogamizi haba cyane nukuba gushinga Academy ntabwo byoroshye, babisaba ubushobozi, babisaba abaterankunga, babisaba baro zirahenda, imyambaro irahenda, ikibuga nuko rero impamvu ubona Tudemi twishimiye imbogamizi z'ibibuga, imbogamizi zo kubona ibikoresho, ariko twebwe nk'Imena twiyemeje gushyiramo imbaraga zacu kugira ngo dufashe abana b'Abanyarwanda, natwe tugira abana bari professionnel. Kocha umupira urahenda ukanavuna, ese kubifata bano bana ukabagira gute ubushobozi babukura? Urabona jezi zirahenda, baro zirahenda, agarutse kujyanye ikibuga ntabwo gukina ari ubuntu, ubushobozi bwo gushora mw'ibyo bikorwa byose bukuraga nayo. Ubundi je icyo nkora cya mbere nuko abana dufata baza muri Academy, dufata abana dushingiye kuko biga, kuko umwana hano yinjira umwana ufite imyaka ugira kuva, dufite ibyiciro bitandukanye, dufite icyiciro kiva kuri 13 kumanura kugeza kuva kuri 6 tugera kuri 11, 13, 14, 15, 16 tugeza kuri 17. Ubushobozi rero ni biracyari imbogamizi cyane, kubera ko n'ababyeyi batarabyumva neza, ariko iyo tugize imana ababyeyi tugafashanya nabo, tukumva ko umwana agomba kugira umwambaro, umubyeyi akagira uruhare rwo kugira ngo yishyurire umwana umwambaro, akagira uruhare rwo kugira ngo byibura yikore mashakire transport abatoza. Ariko kugeza ubu ntabwo turabona tuvuge ngo dufite bidget ihoraho yo kuvuga ngo tugiye kuzamura umupira w'amaguru bivuye muri Academy, ariko tuzakomeza dushyire imbaraga zacu. Ariyo mpamvu dusaba abantu bose kutugana kugira ngo dufashanye uyu mwuga.
uravuze ati ntabwo murabona bije ihamye yo kugira yo kuba wabishoramo ubu ntabwo bivuze ko umuntu wamara ikibungenge umuntu wese watekereza akavuga ati ni bya bintu biraza bikamara umwaka umwe bigahinda imvura igahita. Oya ntago ari byo, twebwe dufite gahunda yo gukomeza cyane gukora iyi academy kuko urabona twamaze kuzamura abana mu cyiciro cya gatatu, twamaze kuzamura abana muri Tony Excellence Academy, kandi abo bose turifuza ko aribo bafatanyabikorwa bacu ba mbere twabonye, ndetse tuzi neza ko na leta y'u Rwanda yamaze kubishyiramo imbaraga. Leta urabizi ko ari umubyeyi nayo twumvise kiri kudutekerezaho cyane, kandi izagira icyo ikora kugira ngo aba bana bazamuke. Nkuko ubyumva hari igihe hari kuza chance z'utudemi turutse hanze, ibyo byose ni imbaraga leta ibishyiramo, turayishimira cyane. Ubwo rero ni ukugaruka hano hasi cyane kugira ngo bamenye uburyo aba bana bagomba kwitabwaho no kubaho, kuko nabyo ni irerero. Kuko urumva nk'ubwo dushingira ku mashuri, hano hari umwana abana nk'abangahe bagira amanota 90, hari abana kuva gufatira ku manota, ku mwana ufite amanota 57, niyo umwana agira amanota 90 akina umupira. Mbere bari bazi ko umwana ukina umupira ashobora kubikirara. Hano bahigira indangagaciro, urabizi ko ndi intore, indangagaciro na kirazira, bahigira discipline, kandi tukabashishikariza kwiga bijyananye na football bakina. Dufite amahirwe rero ko byakunze muri bo, niyo mpamvu bibona tudafite abana benshi, dufata abana tubona nyine bazagirira igihugu akamaro, n'abandi nabo tugakomeza tukabafasha kugira ngo buri wese ku ruhembe rwe agire icyo azamarira ababyeyi be, agire icyo azamarira academy, agire icyo azamarira tubone za sport zikinamo aba professionnels za APR, ndetse n'abana bacu bakomeze babe kugira ngo bagire brand nziza yo kujya hanze. Ugarutse ku kintu cya leta y'u Rwanda, umubyeyi turabizi ko kiragufasha, irafasha kuko bigiye bitandukanye. Ese nkawe cyangwa se n'Imena Football Academy hari ibiganiro cyangwa se imikoranire yabarize kujyana na Minispoort cyangwa se kajyana Ferwafa? Kugeza ubu twamaze kwiyandikisha tubamenyesha ko ihari. Ubu turateganya ko nabo bazadusura nk'uko namwe mwadusuye. Hari ikindi kivuze ku kijyanye n'ubushobozi bwo mu ishuri bw'amanota, ngo mufite abana bafite bagira amanota 90, ngo mukagira limite y'imyaka mugenderaho mufata abana. Ubwo ngubwo nk'umwana ugira munsi y'ayo manota afite impano, ubwo ntabwo ari ukuba mwaba muri kumuryamira niba mugenda kujya. Oya, iyaje atayafite turamufata, ariko tukamutegeka kuyagira. Nakubwiye ko amahirwe dufite cyane, iyaje atayafite tuhita tumutegeka kuyuzuza igihembwe kimwe y'amanota aba yayabonye, sasa tugakomereza. N'umwana nyine ubwo urumva utayageze nka equipe nka Imena Academy, ni iki mufasha umwana kugira ngo byibura yaba mwiza mu kibuga we na mwiza mu ishuri? Icyo dufata kituma ayo manota yagira n'ubundi bituruka kuri football. Icya mbere, iyo tumubwiye ngo ejo ntuzakina akadubwira ni ngiye mbasezeranyije ko amanota azaza, duhita dufashanya n'ababyeyi, kuko ari imihigo dufitanye n'ababyeyi. Umwana amanota iyo gikurikiyeho ya manota arayazana, kuko urumva niba yaje afite 40, ejo akaza afite 50, ejo akaza afite 60, kuko buri gihembwe tubasaba ko buzuza amanota 10, kandi tugira amahirwe akomeye cyane ko bamwe muri bo babyubariza kandi bakabikora, kubera ko urabona duhura kenshi muri weekend, tugahura mu biruhuko. Ariko cyambere tugenderaho cyambere ni ukwiga, no kugira umenyi bw'ishuri akabihuza na football akina, kandi twebwe tubona byarashobotse. Umaze kutubwira ku kijyanye n'ijye mumaze mu mukino, ese hari amarushanwa wenda federation cyangwa se amarushanwa mushobora kuba mwaragiye mwitabira? Twitabira amarushanwa ya community, kuko turi academy 10 duhuriye muri community, twishyize hamwe nk'uko wabivuze. Hari n'irushanwa riri gutegurwa vuba hano rigiye gukora kuva ku bana 10 ku myaka 15, 16 na 17, yateguye na community n'abari janderi. Abari janderi rero bafite imihigo yo gufasha aba bana kuzamuka no kuzamura urwego, kuko twihaye imyaka 5 yo kugira ngo icyo gikorwa tube twakigezeho, kandi kizatangira tariki 18 ejo bundi hano muri Pele Stadium. Ugarutse ku kintu cy'abari janderi, ejo bundi Murangwa Eugene yari yavuze yuko hari imikoranire akunda kujyana n'abatoza b'abana. Ese nk'abatoza mwamwe nka Imena, namwe muri iryo huriro mwahuriyemo n'abatoza? Natwe turimo cyane, kubera ko n'ubu hano turi harimo umuri janderi wacu dufite utuba hafi, yitwa Jean Bosco, mwabonye nawe ari kumwe n'abana. Dusoza, ni izihe challenge mukunda guhura nazo gutoza abantu? Kuko gutoza abantu si ikintu cyoroshye. Challenge za mbere ni ukubona uburyo buhagije bw'ikibuga, ikindi cya kabiri kubona ibikoresho bihagije,
ibyo byo rwose muri football urabizi ko bikonta cyane, kubona ubushobozi bwo kuba abatoza babona amatransport ahagije kuza kufasha, imbaraga z'ubushobozi bwo kubona abatoza babigize umwuga, ariko kuba dufite abari gendarme hano Mumena nabo batuba hafi, bakaba hafi n'abatoza, kandi ibyo babana bakoraga babona ko nabyo bifite icyerekezo. Mwakoze namwe.